Yesu mugendana mukaba ugenda ukajya ku mugore wa mugenzi wawe ukamusaba ngo muryamane, Yesu muri kumwe akemera ko muryamana, usubire gushaka Yesu nta Yesu ufite. Sibyo na Yesu. Niba uri kumwe na Yesu ugasanga ahantu hari telefone y'umuntu ukayiterura ukayiba ukayijyana, nta Yesu ufite. Ujye gukora ubushakashatsi Yesu ufite. Niba areka bundi Robert, ni nayo mpamvu kenshi abantu bananiwe no kwizera, urakumva, cyangwa se bakumva ngo abarukure bose ngo nabapagani, abarukure nagara abapagani. Uwo muntu wakwibye cyangwa kwesikorutse ntabwo ari umurokore. Oya, none se mubaze ruva mu rusengero, dufite urusengero hara tuyoboye, nose abantu bose baza ku cyumweru bose ni abakristo. Hajemo ibisambo, hajemo bavuye gusambana, hajemo n'abari buzisambana ako kanya, nose wabica ngo nimusohoke. None si akubwira kwiyanga, ariko umuntu aramutse yije mu rusengero akiba nk'umushitsi, bahita bavuga ngo urusengero kwa pastor Shimengo n'abajura. Ntabwo turi abajura, hajemo umujura wo ari mu mujura, hajemo umujura. Ariko ni no kuri YouTube rero cyangwa se n'abapastor harimo abajura, ariko mu pastor no mu bahanuzi ntabwo bose ari abajura, bose nagara abajura, harimo abazima, bose nabo bagikuzima. Exactly, bose nabo bakoresha imbaraga za Satani. Yes, bose nabo bakoresha imbaraga z'abaforomaso. Birashoboka ko bakugezeho akakwiba. Niba yakwibye wagize ibyago, urukumva wahuye n'isiga, uwo ari muri ya mibare y'abazabahanzi, kuko biravuze ngo hanze hazaba imbwa. Ubundi umuntu wiba mugenzi we abarinzi, umuntu wiba mugenzi we abarinzi, abarozi, abasambanyi, ababeshya babikora bakabikora, n'abakunda kubeshya ngo bakabikora. Nukuvuga ngo harimo ibintu bibiri, n'ukubeshya uroba buriya, reka mbwize ukuri, hako kukangasobanura icyo bamugani bakora bakabikora. Uretse gato hari abantu buriya uzarebe nko mu isengero mana, hari abantu uzu nanga, urikumva, simfite urusengero ariko hari ibintu nanga. Reka mbwire impamvu, urikumva, ubu hari ibintu bitakibi iwacu mu rusengero utazanakandagirayo. Ibintu bibiri hari babwiye n'abakristo. Icyambere kubabwira ngo Imana yavuze ngo tanga amafaranga ngo ibihumbi ngo 300, ngo Imana akwira guhumugisha. Ushaka kubyihorera, imirimo yawe izaguherekeza. Ariko icyambere banza ucyumve neza, amafaranga se aribuze guhesha umugisha, ahubwo umutima uyatanze. Ayo mafaranga agiye gukora iki? Nimubwira ngo gura intebe ngo Imana guhumugisha, ngo tanga intebe ngo 10 ngo Imana ngo arakubera ngo 5. Oya, Imana ntabwo yicara ku ntebe. Muzigure muzicareho, cyangwa se mwirwe mubasobanurire, cyangwa muhagarare. Niba muri korali ni ngombwa ngo abatekinike ngo nimugure intebe ngo Imana yicara ku ntebe. Nimwe mwicara ku ntebe. Imana ntabwo yicara ku ntebe, ahubwo abashaka Imana bicara ku ntebe. Ahubwo abashaka Imana nibo bicara. Hanyuma nimuze bivuze bikiravuze ngo intebe y'Imana iri mu ijuru. Oya, nimuze mwirwe muhagaze, cyangwa se nimuzigure mwicare, kuko mushaka kumva ijambo ry'Imana. None muri rya jambo ry'Imana umugisha w'Imana uragira gute? Urazira. Ariko urasanga abantu bakubyina baguceza urari insengero, byesigaye mdewe kabaze n'abacuraguzi baje mu insengero, urumva, abacuraguzi homfeti, abacuraguzi barabandwa, baraterekera. Ngibaza donc ibyo byose biri mu nsengero. Insengero zabaye nka kadiraki kabisa, zabaye nka kadiraki. Ariko sico hari umuhungu ujye yanjye twa David ajya akunda kumamagara, yakumva nyine hari ukuntu umuntu muhamagara ari nko mu rusengero akagufata kugira ngo umwumvishe ko uri mu rusengero, nyine atakunya kuguhamagara. Twasoza twavugana ngo mwana ngo bagiye muri gym kubera iki nyine yumva ibiri gukorerwamo muri gym abarimo indirimbo siko biri babyina basakuza bavuga nibyo ngibyo nibyo biri muri gym. So rero wa mugani hari insengero usanga abanyama bari muri gym, ni nka siporo ko babona kora muri siporo kara ni sawa. Iyo byose ntabwo bigaragaza kuganira. Oya, muri iki gihe ngiye mbafite abapasiteri nemera banje. Icya kabiri buriya usanga abantu benshi n'abahanuzi kabisa n'abapastori, reka mvuga ibintu bikomeye, ninjye nyine ubivuga, na wundi muntu uje ubivuga ibintu kabisa. Ugasanga yanze kubwira abantu
wenda ibyo gukizwa no kwakira umwami Kristo Yesu hakubabwira ngo nimudatanga ngo icya 10 mukiza ngo muzarimbuka. Iyo ni mentality. Se no pastor simfite itorero icya 10 bakiguha confit ko nta mvuza aya magambo no musajye wacu naho nayoboye nyiri muri ADP narababwiraga ngiye nyine utinywa nkahagara kuri ngo icya 10 ntago kizakurimbura ntagitanga. Uzarimbuka nuko utakijijwe. Uzarimbuka nuko utakijijwe. Icya 10 nta nagato ko kugitanga ubundi none uruja kugitange neza byo n'uhorere ariko niba udakijijwe ntacyo kizakujyana mu uva baretse gato wumve nushaka kugitange cyangwa ukireke. Urukumva impamvu ni iyi icya 10 n'itegeko rikubwira kugitanga. Ntakubwira gutanga icya 10. Nta tegeko rikubwira gutanga icya 10 ahubwo gutanga icya 10 bazukizwe. Numara gukizwa umutima uraza gukwemeza kugitanga. Mutima w'Imana. Hanyuma wa mutima w'Imana nugitanga nta nubwo kiri buze kukujyana mu ijuru. Ahubwo ni umugisha uri buze kwakira. Ariko byose bikuye mu mbaraga zo gutanga. Uriya pastor reka tubwira abantu badukurikiye. Hari ukuntu Yesu yavuze ngo mugire neza cyane cyane abo mu nzu ya so. Hari abantu mundi kuye kugirira neza. Arega aburetse gato roba. Bundi gutanga icya 10 rimwe rimwe nuko tugikoresha nabi. Icya 10 cyakabaye kimari ki mu nzu y'Imana. Icya 10 cyakabaye kimari ki mu nzu y'Imana. Icya 10 dore umurimo wacu nguyu. Urukumva? Nk'utwe turakodesha. Nimutanga icya 10 tuzakora amafaranga kwicura urusengero. Urukumva? Ntabwo twije kutwitangisha. Kabiri dufate abana barimo b'imfubyi tubishyure school fees. Abapfakazi barimo tubishyurire. Abantu bandi babuze mituelle de santé tuzitange. Nicyo cya 10 kimara. Nicyo kintu kica abantu batababwiza ukuri cyangwa se abagitanze. Ubu urugero dufite abamama bagera muri 4 twishyuriye inzu umwaka. Yavuye mu cya 10. Niyo yavuye dukora iyo mirimo babantu bari mu rusengero baguwe neza. Hanyuma kuko bamaze kuza mu bwesikoro n'ubu tiriganya sinzi ukuntu byita wowe mwajya n'ubu mafia. Urukumva niyo mpamvu kenshi n'abantu bamaze kwanga Imana. Ibyo rero ugasanga hari abahanuzi reka ntango kuri umuco uyu munsi. Hari abahanuzi bamaze iminsi ngo bahanura ngo inzira ngo zijya mu ijuru bagatanga ngo areka mubwire inzira ngo niba arebyiri ngo zifite n'amakorodo ngo bafite ngo na barriere ngo arindwi barriere ziye ko reka mutizera Kristo Yesu nagame by'Imana ufite cyane. Urakumva inzira ya mu ijuru arega buriya nekeza ko umuntu agiye mu ijuru udapfuye n'indera Enoke na Eliya abandi bose bazanapfa. Ako Bibiliya ivuga ko bazanagaruka. Bazagaruka. Bibiliya izabagarura. Arega buriya reka mbwire roba. Suwize ukigana imibare. Reka mvuge gusa akantu kamwe. Wize mu mibare. Sibyo? Wigamo icyo bita kare. Kare warahize. Hanyuma ubuso bwa kare babushaka gute? Nikote fakora. Si formule se. Nase ubuso bwa kare ni formule. Iyo formule izavaho umuntu wakoze uyu mubare agakora iyi formule. Uwakoze iyi formule na nisa izina rye byaba rizwi nuko ntariza akakanya. Nta nubwo izavaho mpaka isirangiye iyi formule kote fois kote. Ntago izavaho. Hanyuma buriya ibi by'ibirungo by'abantu ziri wano rango kujya mu ijuru ngo bizagenda gute bifite formule Imana yashizeho roba. Ahubwo abantu nabo bashaka kwakira formule barimo kwakira no kwiremera ubucoce ngo guca ari umuntu ugize kuvuga ngo yaretswe ngo ajya mu ijuru ngo agezeyo ngo agarurwa ngo ni cya 10 ngo cy'amafaranga 10 roba ngo cy'amafaranga igiceri cy'icumi. Ubwo ngo inzira ijya mu ijuru ari icyo cya 10. Umva ukuntu abantu bafite ubwesikoro bwo kuvuga bw'Imana babeshya. Kandi ubwo abafite mafia na pasteri aho ngaho kugira ngo azavuge ibyo bintu. Akamubaza ibyo bintu bizageza abantu mu ijuru. Urumva ngubwira kandi abantu bararira pasteri. Uziye bari kurira ngo icyacu ngo kirabarimbuje. Ariko icyacu cyarimbuye. Njewe nabwiye abakristo nabo dusenga na bose barabizi. None kumva watuye ngo Imana imbere gutatanga icya 10 n'amaturo. Uzaba ufite abadayimoni cyane. Ubundi sizakireka n'ubundi uzabyo byatuye neza. Ubundi uri igisambo uri ikirura n'ubundi mayibo yo mu mwuka. Urukumva
ahubwo wowe baza wakire Kristo Yesu. Nuwakira Kristo Yesu azagukoresha ibyo ashaka, azakoresha ibyo ashaka. Erega bura pastor, reka nkwe nk'urugero rwafi. Hano hari uturabo turi mu nzu n'urugero kutuvaze donner. Ninjye umenya akavaze ngashyira naho ngatereka akezana kabi, sibyo? N'Imana rero twe turi amavaze yacu. Umva Robert, reka tubwiye abantu babyumve. Yego. Umuntu uzongera kurira ahubwo nari buna bizamutwara. Umuntu uzongera kurira ngo bamwibye ngo abantu ngo kuri YouTube avuza akantu keza. Umuntu uzongera kugaruka avuga ngo ari gutanga ikirego ngo bamwibye ngo bahanuzi baramwibye ngo baramwibye ari we Rib izagi, ahubwo Rib ari we izatwara. Ariko kumenya ibigano byacu babyumva jewe rwose murangira ndagusabye umuntu uzongera kurira akarira avuga ko bamwibye ngo bahanuzi ngo bamwibye, uzambabarire mbere yo gufata umuhanuzi uzamanza ufata uwo muntu biye nawe uzamu babwita ikitso cy'injira cyaha. Niryo tegeko sufatanya cyahaze ni ikitso cy'injira cyaha cy'ubujura. Akwiba ati yagusabye cya 10 ubundi ni pastor ninde ubundi nta mupasiteri ugira. Niba nta mupasiteri ugira ubundi nawe ufite ikibazo, ni inzererezi nyine nawe ufite ikibazo. Niba nta mupasiteri ugira oya reka mbwira Roba, usanga umuntu afite nka pasiteri 1800 ubundi uzamenya upfiriye ye. Niba handi ngo sinzi ngize ubundi uzamenya upfiriye ye kabisa. Buretse gatoya abakubita abantu hasi ngo umuntu ngahamye kuri YouTube ngo yavuganye ngo n'abadayimoni ngo muri Kongo ngo manimero ngo yavuganye ngo n'abadayimoni ngo Uganda mu mazi ngo yamukubitiye ngo mu rusengero ngo umudayimoni. Ubundi niba umudayimoni akubita pasiteri mu rusengero ukamwizera wese n'abandi muri bamwe abamwe titire ngo dayimoni ngo arishe pasiteri ngo mu rusengero pasiteri ubwo ni pasiteri nyabaye ntashubura umupasiteri. Niba dayimoni yakwikira mu rusengero kandi agukubita ukwiye gusiga ibitabo hasi ukagenda kuko none icyo umaze kabisa. nawe ubwawe uri umudayimoni nawe ubwawe ufite dayimoni izo ufite wowe. Niba dayimoni kunweza uri mu rusengero ikagukubita ikakwica ubundi wayikuramo umuntu. Reka mubwire buriya hari ibintu mbwira abantu nuko batumva, ariko reka mubwire umuntu uzongera kuvuga ngo bamwibye kuri YouTube ngo umuvuga butumwa yaranyibye ngo yanyibye umuhanuzi ngo yanyibye. Impamvu reka bakwibe ugira abahanuzi nka 80 n'inzererezi abahanuzi wirirwamo urahura na Robert ngo ndebera iwawe n'ubundi yatinda kuvuga kandi kandebe. Ubundi Imana ni radio, Imana ni ikinyamakuru rusa n'umuseso nimvaho shase kandi mvaho sha nayo ibyo bari cyo gusohoka ntago babyandikeje. Wayibwira ngo mwandike gutya wapi. Ubu hari abantu bari muri iyi minsi bashaka ngo duhanure ibyo bashaka tuvuge ibyo bashaka ngo mvuge ko igihugu ngo bikomeye. Ntabyo mvuze, nabyo Imana numwe nzavuga iki. Imana numwe, Imana nivuga ko tuzavuga ko bikomeye izabifitaze nizera ko bikuraho. Harega barabwira Roba kuhana ngo igihugu mu gihugu ngo birakomeye. Ubundi se bimariye iki Imana cyangwa abaturage ngo amaraso ngo aramenetse. Roba kumeneka ko amaraso yawe ngabihanura amaraso bakanameneka ubu binyunguye niko nakwishima. Ahubwo Imana yakaba yamaye intsinzi yatuma amaraso atagira gute atameneka. Akaryo ntangaza kugira ngo igihugu kijye gute kibyumve gikora icyo ngicyo kitabikora. Urukumva amaraso akindiho ababaye ko batabishize mu bikorwa. Pastor abwirwa benshi akumva beneyo amva ntabwo ibi bintu wa mugani wa Yesu na Petero ari wowe bivuze. None se buriya reka mbwire hari ibintu bimbabaza. Urakumva usanga umuntu agiye guhanura mu cyacu mu cyamugiye kujya mu ijuru, ariko yaza kubwira abantu kureka izoga yibagiye ibya byo kubeshya kandi biramaze kubivuga. None niba ari ikintu cyabaye kubeshya basigaye bakinywa nk'amazi bazaba hanze kubeshya, kandi ntabwo bazi ko icyaha cyo kubeshya kizarimbura umuntu. Beretse gato kwangana niba abapasiteri bangana bakirwa kuri YouTube bajya kuregana ngo muri za Rib na za ubwo abakristo bizagenda ubwo abakristo bameze gute. Niba umeze gutyo abakristo uyoboye urabajyana kwani babajyana kuzimu. Imana bababariki ngaho nyumvira nawe warangiza ku muntu ngo yaranyise korotse ngo yaranyatse amafaranga nawe uyamuhaye nawe mutari umuntu nibihwahwanye nawe ubwawe uramubona warangiza ukamuha ukajya kumwizera ukajya kumara amafaranga ubwo umuhaye si wundi wabuze yashira
dufite imfubyi noneho turimo kurera yazane ari abapfakazi duturanye nabo dufite urusengero dushaka buri kibanza yazane Robert akeneye kamera yizane iyimuhe hanyuma nibura ubwo tukubwije uko uzajya uvuga kandi noneho icya kabiri ntabwo Imana izagukubira cyakuri izaguha umugisha ubwo tuhanuye neza tuhanuye nabi ntabwo amafaranga utanga ari ayo kungirira neza nayo kwigirira neza nanone tubisubiremo ngiye numfasha ngo ngure kamera uwo ni umugisha wawe reka Robert umva ubwire blessing ahantu hose irahari Bibiliya navuga ngo gutanga biruta bihesha umugisha kurusha guhabwa iyo ngewe ushaka amafaranga ndayatanga nanjye ndabiba pe nge nirwa mbiba umunsi wose ariko ntabwo nta mafaranga yanjye umuntu umeze nk'ingetura nge ndabazi ntabwo nayo amafaranga yanjye umujura niyo mpamvu kenshi kuri YouTube usanga tuvuga amagambo nk'aya ejo umuntu yaranyandikiye yandika muri commentaire ku kiganiro nakoze cyo kuvuga ngo abahanuzi ngo birwa biba abantu uzi ko nambwiye kandi ari muri abo yeza nyandikira arambwira ngo kandi ngo biba ngo amacakubiri bazagufunga niba ari wowe ufunga ntabwo baraguheraho niba ari wowe ufunga uzumfunga navuze ko mwiba kandi nawe urimo nuko naze mwandikira ahubwo reka kwiba reka ubusambo no bugegera ugasanga rero abantu bari kwerekwa ibintu nk'ibyo ngo bya 10 nyamara yanze kubwiza abantu ko Kristo Yesu ari umwami ubundi ubutumwa bwiza no kuvuga ngo Kristo Yesu ni umwami n'umwizera urabuhawe ubwami bw'Imana urukumva ahubwo ni kwigwa bese abantu icyakabiri umuntu ngo yagiye mu ijuru muherekwa ngo iminja ziri kurira iminja zarizwaga n'iki iminja Bibiliya iravuga ko mu ijuru ibintu amaso iminja koko mbwiza ukuri ariko ndumva amaso gatoya wumve mu ijuru nta minja zizarira nta n'umuntu uzaburira mu ijuru nta n'ubyo urirayo mu ijuru se bararira abazarira nabi kuzimu ngo bazarira bagakenyera amenyo kwa Satani none se mu ijuru ngo agize ngo mu ijuru basanga ngo iminja ngo zirifrema mu ijuru niba iminja zirira ubwo abakuru barahogora kuko n'ubuhanuzi kwese ukubeshya abantu bakirwa babeshya ngo nabonye ngo iminja zirira abantu ngo manya niba ngo ride ngo ubwo baba babishinye kuri bya bintu byo gukura byo kugira ngo byo kumanipira kura minda se oya byo kuboneza urubyaro byaho napo family planning byaho napo yewe family planning ni family planning guplanifia hanyuma wowe niba ufite amafaranga bamunda abayisilamu abasilamu mucyo mbakundira kanyigubwiye yemeye kurongora abagore batanu niba yemerewe n'idini uwa leta we n'umwe ariko idini mwemera batanu ubwo ni umwe w'isezerano n'abandi n'abaharike ariko bamusaba ko abo bantu bose niba agiye kugura ibipangu agura ibipangu bisa muri December niba agiye kuhaha ku kwezi abahahira ibintu bisa n'imyambaro afite ubushobozi bwo kubatunga niko banza bakakubwira hanyuma niba ufite amafaranga yo gutunga abana ubyara 80 bose ubabyara ubamareyo ugirira mwirangamo ntabwo bacyanikamo abana kera hageraga irangamo 12 ugakora n'indi zikaba 24 nk'ikipe y'umupira amakipe abiri hanyuma wowe ukwishinga umuntu reka mbwire Robert uzi ko abantu babirwa babeshya abandi ngo ngewe ngo Imana ngo yamaye ngo napo ngo Imana ngo yamaye ngo napo ngo yanje ngo ngenga Imana arayimpaye utubeshya mu minsi 2 bakubagamo ibibyimba n'ibyakubuzaga kubyara ngo n'Imana yagwayona uri kubeshya abantu nyamara wowe nawe umaze kubyara abana bagera mu 8 mu 9 bose ndibiga abo bana uzi ko azakoreka imbere y'Imana n'abana batiga niko Imana yakubwiye ngo babyare ubamaze iki ko Imana avuze ngo ko Imana ahubwo abo bana barakurega imbere y'Imana n'urubanza rw'Imana ntabwo biga nta nubwo bagaburira Imana yavuze ngo mbaha ubwenge bwo kumenya ibyo mugomba gukora ariko warangiza ngo nagiye ngo mu ijuru ngo mbana ngo Imana ngo nyeretse ngo abana barira mu ijuru abana barira wowe ninde wube ko mu ijuru barira mu ijuru ntabwo tuzarira mu ijuru ni ukwishima mu ijuru ni umunezero mu ijuru ni ukuririmba mu ijuru hazabaho ibintu bitatu icya mbere hazabaho kurya icya kabiri
hazabaho kunywa, icya gatatu hazabaho kuririmba. amen. Kurira bibayemo ibyo bintu mwerekwa ninde wabiberetse? Ahubwo mureke tubwize abantu ukuri, tubwiye icyo Imana ishaka. Hanyuma ibi bintu abapasiteri benshi banga kubivuga, bakanatinya kubivuga, hakigira padiri ntabwo abyara. Padiri arabyara na maseri arabyara. Maseri nta mwana agira, padiri nta mwana yishyura ishuri, padiri na maseri n'abana bagira. We nashaka azavuge ko kuboneza urubyaro ari icyaha. Ariko wowe nyikora muri ADPR twakoraga twivurizaga mu bwishingizi muri Britam. Britam iratwakira. Britam yaje kutwaka. Yatwagiye iki? Yatwagiye ivuga ko abapasiteri babyara cyane. Britam iratwaka. Twatuvuyeho ako kanya, Britam iratujugunya, iraturojeta. Kubera iki? Kubera ko tubyara buri kanya tukabyara abana benshi. So kubera iki Britam yatwanze? Nuko tubyara abana benshi, iraturojeta. Hanyuma wewe uri kubesha abantu, kwigubesha abantu ngo Imana ngubwira ngo nawo napo, ngo Imana ngo abantu bazapfa. Bazapfa se bishwe nande? Niba abantu bazapfa, ubwo baba ari abanyarwanda gusa. Kuko mu bazungu bajya muri ona poka na buri. Ubwo se abazungu nabo bazajya mu ijuru. Naba usibye icya kabiri. Nta bakire bazajya mu ijuru. Ko bakire ari baboneza cyane. Abakene kenshi bajya kupfa. No babyara muri Imana babwiye. Mushobora kambaza ikibazo umuntu dukurikiye. Ajye muri kumatera twandikire. Byandiki. Babiri bangaye mwabyaye mufite udushinge mu maboko. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo abana n'umwana uva ku Uwiteka. Ahirwa ikirimba kibuze. Abandi Imana yakugeneye kuzabyara ukiri kwisi. Uzababyara nta n'umupfuye urimo. Ubwo rero ibyo bindi babishyire ku ruhande, inzira ijya mu ijuru rega ni imwe. Inzira ijya mu ijuru ni imwe. Izindi nzira zose muhimba no byara badashoboye kurera se. Izindi nzira zose muhimba. Ibyo ntabwo zijya mu ijuru. Nakazi kanyu. Pastor ndumva ashaka gusoza ikiganiro. Abantu ushaka kugisoze rwose jewe navugaga ibintu usa nk'umuntu urakaye. Bashaka banyita umupagani, ariko ngewe mvuga ibintu biri reyeri. Urukumva? Biri reyeri. Ubu umuntu yeze kuvuga ngo ngiye sinajya muri napo. Bamubaga bwa mbere, bamubaga bwa kabiri, bwa gatatu, bamubaza bwa kane. Muganga aramba tuzi n'ikindi ni nagufunga twari inda yawe. Ahita bati ni mufunge. Ubwo nibwo se ona Imana yamuhaye. Cyangwa ubwo nuko bamufuze nyine. Barakumva? So rero buriya ejo bundi hari undi mugore yagiye kubyara bati umugore waretse kubyara ukabubiritse. Ati ngenda byara, abaratwitse arabyara. Agiye kubyara yaraguye kwisera. Ubwo niwe yibwiye muganga ati mbara ufunge. Ukumva? Hari umuhanuzi gazinzi yakunda kubwira abantu ngo agasimbuka. Ntabwo ndi bumvuge mu izina. Ni n'umuyobozi mwitorero. Agasimbuka gakira muri ati Imana yavuze ngo mubyare. Po tujyana byaye abana batandatu ngize barindwe. Ati niko Imana yavuze ngo mubyare. Mbwira abantu kandi buriya mu minsi iri imbere azikubitamo ak'imyaka 15. Urumva? Uziko yakakubisemo akicumi. Yakakubisemo. Gusa amagambo yabwiraga abantu hasangana n'ababeshya. Ubwo se n'Imana yamubwiraga cyangwa nta marangamutima. Buriya hari ibintu abantu bari kwigana n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi. Robert yigeze ahanura ngo hari umuntu ugiye gupfa ukomeye. Ngo umusitari. Ngo mu kwa gatandatu. Arapfa. Ariko ubu ngubu ubuhanuzi buhari bwose. Hagiye gupfa umuhanuzi ukomeye. Hagiye gupfa umuperezida ukomeye. Hagiye gupfa igisata kimwe cyo mu rwose byo kwigana n'abantu bashaka babereke rwose. Cyokoze tuvuga icyo Imana itubwiye ndabyemera. Imana yanabivuga ariko ibyo kwigana ubuhanuzi no kuza kurepeta kuri YouTube. Sinavuze ngo zandime ngo iya baba ya sharababa baracyazivuga. Babireka. N'ubu ngubu kanongere mbwira abantu rwose. Kuri YouTube ibi byo kwirirwa ariko roba uzi kubigana tukora ababyumva abantu. Hari ibintu maze kugabanuka cyo kwirirwa abantu bavuga abandi zajya kugenda bicendera. Uracyabyumva? Kabisa. Uracyabyumva? Azagaruka. Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri iki kiganiro, dushimire na mushumba kuduha umwanya we tukaganira. Imana ibamugisha mwese, babwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom nawe utaha. Urakora iki kiganiro?